Bakristo bavandimwe, Kristo Yezu akuzwe. Turi ku cyumweru cya gatandatu gisanzwe umwaka B. Amasomo matagatifu turi buzirikane kuri iki cyumweru naya. Isomo rya mbere turarisanga mu gitabo cy'Abalevi, umutwe wa 13, umurongo wa mbere kugeza ku wa kabiri, n'umurongo wa 45 kugeza ku wa 46. Zaburi ni 102, 101 mu dukubo. Isomo rya kabiri turarisanga mu ibaruwa ya mbere Paulo mutagatifu yandikiye Abanyakorinti, umutwe wa 10, umurongo wa 31 kugeza ku mutwe wa 11, umurongo wa mbere. Ivanjili ya Mariko, umutwe wa mbere, umurongo wa 40 kugeza ku wa 45. Bakristo bavandimwe, isomo rya mbere riradusobanurira ivanjili y'uyu munsi, aho tubona Yezu akiza umubembe. Ibibembe byateraga ubwoba ku buryo ababirwaye batashoboraga kubonana n'abavandimwe babo. Isomo rya mbere riratubwira riti, Uhoraho abwira Musa na Aroni ati, ku mubiri w'umuntu nihavukaho ikibyimba, amahumane cyangwa isekera, maze bikamuviramo indwara yo mu bwoko bw'ibibembe, bazamushyikiriza umuherezabitambo Aroni cyangwa undi muherezabitambo mu bahungu be. Umubembe wafashwe n'iyo ndwara yambara imyenda y'ibishwangi, ntasokoze umusatsi we, ndetse n'ubwanwa bwe akabupfuka. Ubundi kandi ahageze agomba kurangurura ati, uwahumanye, uwahumanye. Aba yaranduye kuko nyine indwara yamufashe ibihumanya. Azatura ukwe wenyine, urugo rwe azarushinga kure y'ingando. Iryo ni ijambo ry'Imana. Abavandimwe, ngo kuko uwabaga urwaye ibibembe byamutandukanyaga n'abavandimwe be, akajya gutura ukwe n'inzira anyuzemo zose, kugira ngo atagira uwo ahura nawe akamwanduza, akagenda arangurura ijwi ati, uwahumanye, uwahumanye, kugira ngo niba hari uri muri iyo nzira yirinde guhura nawe atamwanduza. Uko iyi ndwara uyirwaye yatandukanaga n'abavandimwe be, burya ni nako natwe icyaha kidutandukanya n'Imana kikatujyana kure yayo. Icyakora umunyacyaha yimenyekanishije nk'uko umubembe yabigenzaga, agatera akamo ati, uwanduye, uwanduye, birashoboka ko hari abakristu bamwirinda. Ariko muri iki gihe umunyacyaha yirinda kwigaragaza, akigira nyoni nyinshi, akiyoberanya, akigira umutagatifu. Uko abantu ba kera birindaga kwegera umubembe ngo atabanduza, muri iki gihe siko bimeze. Usanga bamwe mu bakristo bagenda basanga umunyacyaha, aho kumuhindura akabahindura, nabo akabinjiza mu muryango wa Sekibi, mbese bakamera nk'ababatijwemo. Icyo dusabwa rero ni uguhinduka, tugahungira kure icyitwa icyaha cyose, ahubwo tugaharanira gukura abacu mu cyaha tubaganisha heza. Turasabwa kwirinda kuba twakomeretsa bagenzi bacu, haba mu byo dukora, mu byo tuvuga, nk'uko Paulo mutagatifu abivuga mu isomo rya kabiri ati, bavandimwe, ari igihe murya ari n'igihe munywa, icyo mukoze cyose mujye mugikorera guhesha Nyagasani ikuzo. Ntimukagire uwo mutera imbogamizi, yaba Umuyahudi, yaba Umugereki, yaba uwo mu Kiliziya y'Imana. Kuko nanjye ngerageza gushimisha bose muri byose, ntaharanira inyungu yanjye bwite, ahubwo ifitiye benshi akamaro, ngo bakurizeho gukira. Nimube rero abakurikiza banjye, nk'uko nanjye nkurikiza Kristo. Iryo ni ijambo ry'Imana. Bakristo bavandimwe rero, twirinde gusitaza bagenzi bacu. Uririnde gukora icyaha cyatuma bagenzi bawe babigenderamo, bagakurizaho kugwa bitewe n'uko bakubonaga. Nugaragarwaho ingeso mbi, kandi abakubona cyangwa abo uyobora mu itsindire niri bakubona nk'intungane, umenye ko uzabugushije benshi.
dusabe Nyagasani aduhe imbaraga zo kwirinda icyagusha bagenzi bacu, ahubwo duharanire icyabakiza. Nyagasani ni umukiza, twumva uko yakijije umubembe, natwe tumugana dukize. Ivanjiri ya Mariko iragira iti, muri icyo gihe umubembe aza agana Yezu, apfukama imbere ye, amwinginga agira ati, ubishatse wankiza. Yezu amugirira impuhwe, arambura ukuboko amukoraho, avuga ati, ndabishatse kira. Ako kanya ibibembe bimuvaho, arakira. Yezu aramwihanangiriza, amusezerera ako kanya, amubwira ati, uramenye ntugire uwo ubibwira, ahubwo genda wiyereke umuherezabitambo, kandi uture ibyo Musa yategetse abahumanuwe, maze bibabere icyemezo cy'uko wakize. We ariko ngo amare kugenda, atangira gutangaza no gukwiza hose iyo nkuru, bituma Yezu atagishoboye kwinjira mu mujyi ku mugaragaro, ahubwo yigumira ahantu hadatuwe, akaba ariho abantu bamusanga baturutse impande zose. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Bavandimwe, ibibembe ni indwara mbi yanga gukira, ni icyorezo gikunda gukwira mu bantu. Mu nyigisho z'iyobokamana, ibibembe by'umubiri ni icyorezo gishushanya icyorezo cy'umutima cyitwa icyaha. Icyaha ni ibibembe by'umutima. Dufashe ivanjiri ya none, umubembe yumvise ibitangaza Yezu akora, asuzugura amategeko ya Musa, asanga Yezu aramwegera. Yezu nawe areka amategeko ya Musa, yemera ko umubembe amwegera, ndetse amukoraho. Yezu amaze gukiza umubembe, yamuhaye amategeko abiri: guceceka no kwiyereka abaherezabitambo, kugira ngo asubizwe mu muryango. Yezu yamusabye guceceka kugira ngo rubanda rutumva nabi imirimo y'umucunguzi. Yezu ntiyazanwe no kuvura indwara z'umubiri gusa, ahubwo yaje kuvura abarwaye ububembe bw'icyaha. Ni nk'aho yashatse kuvuga ngo, uceceke, sinshaka ko cyane cyane mu ntangiriro y'imirimo yanjye abantu banyuzuraho bakurikiye umukiro w'umubiri gusa, bakazaba batacyumvise neza amagambo y'ubugingo bw'umutima. Sinzi uko umubembe yabyumvise. Icyakora ibyishimo byaramusaze, yamamaza hose ko Yezu yamukijije. Ni kuki Yezu ategeka umubembe kwiyereka abaherezabitambo? Ni ukubera ko ari itegeko rya Musa ngo ababembe bakijijwe bajye biyereka abaherezabitambo, maze babasubize mu muryango w'Imana. Uwo mubembe wakijijwe na Yezu yumviye itegeko, ava mu buhumane no mu bucibwe, aba umuntu muzima mu muryango muzima. Umukristo wakijijwe ububembe bw'icyaha yamera ate adasubiye mu muryango wa Kiliziya? Ufite icyaha akizwa na Kristo, ariko agasanga umusaseridoti umukiza mu izina rya Kristo, akamugorora n'umuryango wa Kiliziya. Kimwe n'umubembe, ndetse atanga ikiru cyo gushimira Imana. Udafite ukwemera asuzugura iyo sano ibibembe bifitanye n'icyaha. Naho uwemera Kristo arenga ibibonwa n'amaso y'umubiri, akagera ku mutima. Ibyerekeye ibibembe akabyumva nubwo atabirwaye, agira ati, ndi umunyacyaha, narahumanye, Yezu ubishatse wankiza. Bavandimwe, Yezu ahora akoresha abantu ngo bemeze abandi. Na n'ubu niko bikimeze. Ndetse akoresha abanyabyaha bakijijwe ngo bereke abakirwaye ibibembe by'icyaha inzira igana umukiza. Ubu ninde utazi ko urwaye ibibembe by'umutima ashobora gusanga Yezu mu isakaramentu rya penetensiya? Nta ndwara inanira Yezu, kandi Imana ntiyadutereranye.
dufate umugambi wa Kristo bavandimwe. Nta tegeko ribuza abanyabyaha guhura na Yezu cyangwa n'intumwa ze n'abazizunguye. Abihebye kubera indwara zabo nibamenye inzira y'umukiro. Nyagasani Yezu nabane namwe. Eri Padiri Providence Idukomeze, Padiri mukuru wa Paruwasi ya Kanaba. Mugire icyumweru cyiza. Ibyishimo byanjye nagutumiye